mbaze gushimire kwanza ko wakankandishije na nyuma yo kongera ukagakanda. Wagize neza, narakubonye muri data. Twakanze akanyenyeri n'ubu turacyagakanda. Ndacyanashishikariza n'abakunzi ba Rayon Sport, abafana ndetse n'abandi, kugira ngo hari n'abatari abafana bashobora gukanda akanyenyeri yemaze kubabona kavuga ati Rayon Sport sinyifana ariko reka mbahe bakandira akanyenyeri. Kandi hari n'ababigira ishu, twebwe ikipe yacu n'ikipe y'abafana, gukanda akanyenyeri kugira ngo abafana bakanda akanyenyeri nta pfunwe bidutera, tuba turi proud y'ibyo turimo gukora. Uwo mukinnyi rero ibyo wavuze bisa n'ukuri. Nje hano bigeze ku kigero cya 90, ndibaza ko 10 risigaye bitari buze kunanirana. Ngo nunganire Perezida Gato, ibyo uvuze akanyenyeri unavuze departement ijyanye n'amafaranga. I'm so proud, cyangwa I'm so proud n'abafana n'abantu bose bakanda akanyenyeri. Kuba rero uyu munsi dushobora kubona umukinnyi akagurwa n'abafana 100%, ahubwo tuzashaka izina ryiza twakwita akanyenyeri, kuko niba abafana bashaka kwigurira umukinnyi umwe rero bakakundi tukagakanda. Nagira ngo bamenyeshe ko nk'uko Perezida yavuze, uwo mukinnyi uri buboneke havuye mu kanyenyeri katanzwe n'amafaranga. Murakoze. Ndumva atari ikibazo gisa naho gikomeye cyane. Turimo gukora recruitment z'abakinnyi batandukanye kandi beza. Ikirushijeho nuko Rayon Sport nk'uko yabitangiye ari ikipe nini imaze kuba ubukombe muri Afurika, ndetse yewe ndabona atari muri Afurika no hanze yo muri Afurika hageze, kuko ejo bundi hari umwagent wamamagaye ambwira ko ashaka kongereza umukinnyi uba muri Espagne ukina muri deuxième division. So yifuza Rayon Sport, urumva turimo kugenda gutera intambwe. So abakinnyi rero turimo kurekita n'abakinnyi beza, ntabwo turarangiza n'uyu munsi, ndetse dushobora kugira undi mukino turokirita, yenda turaza kumubabwira nimbaza abarimo kubikora ko byarangiye. Ndibaza ko tuzaba twihagije, muzayibonera ku mukino tuzakina na Yanga, nibwo muzamenya Yanga ni ikipe nayo itari agafu kw'ivugwa rimwe. Muzaza kubibona rero, muzashira amatsiko twashyira na Yanga. Gusa icyo nababwira mu ijambo rimwe nuko dufite ikipe nziza, kandi tuzagira ikipe nziza, tuzaba tunahagaze neza muri shampiyona y'itaha. Murakoze. Naho impamvu byanabaye n'ikibazo gikomeye, murabizi ko Yanga yagombaga gukina umukino wa shampiyona wa nyuma na Simba, aho Yanga yarushaga inota rimwe gusa Simba. Sinzi niba mubizi. Uwo mukino wateje saga ikomeye ku buryo shampiyona ya Tanzania yatinze kurangira ho iminsi igera muri 15. Ibyo rero byatumye abakinnyi batajya mu kiruhuko cyangwa ngo babone pre-season. Ibyo bigahita bitwafekta natwe kugira ngo baze hano mu Rwanda. No kuvuga ngo umukino wabaye nyuma y'iminsi 15 igihe kirangira cya shampiyona. So kugira rero ngo iyo calendrier tuyifixe igende neza byaratugoye cyane. Iyo Yanga iza kuba idashaka kuza mu Rwanda ntabwo biba byarashobotse. Ikindi bavugaga yenda ko wenda hari icyo twaba tubofura kugira ngo tugire icyo tubaha, nibaza ko iyo urebye ubona ari ntacyo, kuko niba nkubwiye ngo ndaza kuyakira muri hotel, ntabwo umushyitsi yaje umubwira ngo jya gushaka aho urara, aba ari umushyitsi wawe. Ndetse hari n'ibindi tuzabakorera, harimo no kubishyurira amatike, ariko turi muri negociation kugira ngo turebe uburyo iyo cost nayo yagabanuka kugira ngo tuzagire icyo dusigarana. So Yanga rero ni ikipe yamaze gukonfirima bazaza, ndetse na delegation ko barimo kubitubwira y'abantu abakeya batari hasi y'1500 bamaze kumenyekana. Ubwo ni ukuvuga ngo bashobora no kurenga ku 1500. Sinzi niba yenda naba mushubije neza. Hari icyo nshaka kukubwira yenda kugerekeranye n'uwo mukino wa Yanga twavugaga na Simba. Uwo mukino ntiwabaye ubwo bifitanye isano wenda n'ibyo tubona muri football yo mu Rwanda, ntabwo biba mu Rwanda gusa.
ndagira ngo mbatangarize ko nje narindi muri iyo negociation narawurebye uwo mukino wasifuwe n'ababitre baturutse Egypt. So ibyo rero ntabwo byari kuri favor cyangwa ikipe imwe cyangwa kuyinda, ahubwo yari favor yo kugira ngo ibintu bigende mu murongo ukuri, habemo transparency. Rero nkanjye warebye uwo mupira wari umupira mwiza urimo transparency, noneho urushije undi aratsinda. Yanga yatsinze ibitego 2-0 ku busa bwa Simba.